الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد يبشر الله سبحانه وتعالى الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Allah onye kudusubiza ubuzima nyuma yuko twari twapfuye abayisilamu kandi ko Allah subhanahu wa ta'ala niwe tuzasubira. Allah yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah muri aya al-Islam yatwibukije yuko iyo twaryamye tuba twapfuye al-mautu as-sughra ugupfa gutoya fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta uretse ko Allah iyo bishatse hari gihe agumana nafsi umuntu akaryama ryamye atari buze kwisanga mu isi y'abazima. wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah subhanahu wa ta'ala hari n'izindi nafsi arekura kazireka zikaza ku isi y'abazima ila ajalin musamma kugeza igihe runaka Allah yagenye nazo azazisigarana abayisilamu. inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. ibyo Allah abikora kugira ngo atwereke ubuhambare bw'abayisilamu kuri babandi bafite ugutekereza kuzima. buryo umuyisilamu igihe cyose ibyo Allah dukorera biba bigomba kumusigira isomo. iyo uryamye ukabyuka uri muzima ni aya min ayati Allah. icyo ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ubuhambare bwa Allah subhanahu wa ta'ala. bainama haula mugihe hari abandi baba baryamye bakaryama baryamye bugaca mu gitondo batangaza ngo runaka inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yapfuye abayisilamu. ubwo rero ugomba kubishimira Allah. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم niyo mpamvu muri sunna y'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kana idha istayqadha min nawmihi yabyukaga yajyaga avuga ngo alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. agashimira Allah subhanahu wa ta'ala ku nema y'ubuzima yongeye kumusubiza. turasaba Allah subhanahu wa ta'ala nanone yuko yakwakira isala yacu salatul fajr dukoze muri jamaa innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Allahumma amin. أيها الإخوة وبنو الإسلام نواصل درسنا مستعيذين بالله مستعينين به متبرئين من كل حول وقوة إلا به. دوكم مجي إسمرجا شمري فقه الأسرة مما سمكوا تقوي بإسلام تغامبيريه وهي تروان نكوا غرغريزا فقه ومني بإسلام ويس yagakwiye kumenya kugira ngo bimufashe kubaho neza hagati ye n'uwo bashakanye abayisilamu ndetse n'isi kugira ngo abeho anezerewe aryohewe n'inema y'ubushako abayisilamu. lianna yani az-zawaja ni'ma. kuko burya abayisilamu urushako gushaka n'inema burya indowa ni raha. niyo mpamvu iyo umuntu yaburiye amahoro mu rushako burya arabihirwa n'ibyo akora byose arabikora ariko kumva hari icyabura mu buzima bwe. kuko burya abayisilamu Allah dushiriyeho icyitwa gushaka min maqasid an-nikah. mu ntego zo gushaka harimo no kugira ngo umuntu abone tuze atekane abayisilamu. wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. aywa Allah yakayerekana yuko mu mpamvu nyamukuru nanone zatumye Allah dushiraho icyitwa gushakana harimo kugira ngo umwe muri twe abone as-sakina ituze ku wundi abayisilamu. litaskunu ilayha no kugira ngo ubone ituze ku mugore buryo n'umugore nawe ari kuboneho abayisilamu. iyo ibyo ngibyo rero byananiranye hagati y'abashakanye abantu bakaba bahanganye imyaka yose burya wallah
ntatuze abantu bararya yani ntibimanuke umuntu yagira nubwo ufite imitungo inganite ariko utaryohewe mu rushako uba uhangayitse ubuzima bwawe bwose Islam. Tunga amamodoka, tunga amazu y'imitamenwa, tunga amafaranga menshi, ariko uburyo iyo urushako rutaguhiriye wallah alladhi la ilaha ghayruhu narahiye nta mahoro ugira ngo kuri isi uhangayitse Islam. Ubwo rero Islam aya masomo abantu bagomba kuyamenya kugira ngo ubuzima bwabo butekane banaryoherwe n'icyitwa an-nikah cyangwa se indoa. اليوم إن شاء الله يومس تجي قريبا مسألة زجرة مريشة بإذن الله تبارك وتعالى 3 مسائل الله أدتري مون قد يقول سؤال جيقون إذا اللهم أمين. المسألة الأولى مسألة ينبري ما حكم حضور الوليمة نريد تذكر لنا مدير الإسلام نكوي تبيرا وغتمية مبوكوية كجنا مجيء كورجا. يعني الوليمة طبعا يا إخوان يجيبك وليمة تقرر بها هذه الكلمة تطلق على طعام العرس إلي جامبو ريفوغوها جامبيريوه ibiryo byatetswe kubwo kubera habaye indoa bira biryo nibyo bita walima bira biryo babyita madha walima yani ma hukmu hudur alwalima niriyete kurebana no Islam kuba mugenzi we yamuhamagara kamutumira mukurya kubera nikahi yabaye iwe ma hukmu alhudur ese kwitabira ubwo butumire niriyete kurya mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alwalima icyitwa walima kuyitabira ni wajibun ni tegeko ala qawl arrajih kumvuga ifite imbaraga nubwo sere n'umumenyi babona yuko bitageze ku rwego rw'itegeko ari sunna ariko imvuga ifite imbaraga nuko hudurul walima kwitabira ubutumire bwo gutumiye kugira ngo uje kurya kubwo kuba hari ndowa yabaye kumwita mu Islam mugenzi wawe ni wajibun ni tegeko ni utabikoze faqad asayta Allah wa rasulahu uzamanye kusuzuguye Allah n'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama illa idha wujida al-udhr ash-shar'i keretse iyo habonetse impamvu idini yemera yatuma utitabira aho nta kibazo. Amma naho impamvu idahari yemewe n'idini y'Islam kwanga kwitabira umuyisilamu mugenzi wawe gutumiye kuri walima ni ma'asiya uba wigometse kuri Allah ndetse n'umwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. فعن أبي هريرة رضي الله عنه حديث ترسك أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرفقيك إن ميمان محمد صلى الله عليه وسلم أجزتي شر الطعام طعام الوليمة نيبيرجو بيبي إمبري الله كرنزي بيندي نيبيرجو جا وليمة لماذا نرجاري بيرجو جا وليمة بيبي إمبري الله سبحانه وتعالى ويمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ووليمة زيتيغو شو الإسلام يمنعها من يأتيها za walima hahezwamo abakene n'abatishoboye ngo nuko batari ku rwego rwo bakoze iyo walima. Burya ibyo biryo kwa Allah ni ibiryo rwose bibi kurenza ibindi. Abantu bazakoresha walima bakirengagiza gutumiramo abakene n'abatishoboye, babandi bakeneye ako kanyama bamaze imyaka batakarya, babandi bakeneye kurya niyo nkoko nabo baryoherwe, ngo burya kubaheza muri iyo walima aho bagatumira babandi batanakeneye ibyo biryo byitwa ngo ni bibi imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yumna'uha man yatiha, iyo walima ihezwamo abakene na babandi bafite tama yo kuba barya ibyo biryo byawe kuko batabiherutse. Burya yubaheje wallahi ibyo biryo kwa Allah nta baraka. Wa yud'a ilayha man ya'baha, ngaho ukajya kubona ukabona ibyo biryo birimo birahamagarirwa babandi batanabikeneye. Walima yo kwironda
ugasanga hatumiwe abakire gusa babandi zo nkoko watetse nabo bazisize iwabo sibyo Islam muri za firigo ziruzuye iwabo naam izo nkoko izo fi nta kintu bibabwiye kuko nabo iwabo babisize burya ngo walima iteye gutyo ni walima mbere ya Allah subhanahu wa ta'ala yani ibyo biryo ni ibiryo rwose bidafite baraka imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala umuntu uzakoresha walima wayamna ta'amahu man yashtahiha akima ibiryo bye by'ibyo walima akabyima babandi babikeneye akanga gutumiramo abakene abatishoboye akabibima ibiryo bye wa yad'u ilayha man yabaha yarangiza ahubwo akabihamagarira ibyo biryo babandi batabishaka batabikeneye ibyo biryo ngo ni sharru ta'am ngo ni ibyo biryo bibi imbere ya Allah kurenza ibindi byose Islam wa man lam yujib ad-da'wata ngo nanone umuntu uzanga kwitabira walima kandi bamutumiye faqad asa Allah wa rasulahu ngazaba suzuguye Allah n'intumwa ye anabigometseho wa hadha huwa mahallu shahid ana twashaka kwerekana Islam Rasul sallallahu alaihi wasallam agaragaje hukumu itegeko rero no kwitabira wagutumiye muri walima ye Rasul avuze ngo wa man lam yujib ad-da'wata umuntu zanga kwitaba mugenzi we kandi yamutumiye muri walima ye faqad asa Allah wa rasulahu uwo azamenye ko yigometse kuri Allah n'intumwa ye Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ili dalili kwerekana yuko Islam kwitabira walima ni wajib ni itegeko kuri buri Muslim wese bahamagaye muri walima illa cherese idha wujida al-udhru ash-shar'i igihe habonetse impamvu idini Islam yemera kama sanubayyinuha nkuko tugiye kubyerekana mukana bi'idillah tabaraka wa ta'ala wa an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa an abi nanone muri hadith twajejweho na Abdullah ibn Umar Allah amyishimire wenase anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala aravuga yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yajiziti idha du'iya ahadukum ila alwalima ngumwe muri mwe nahamagarwa agatumirwa kuri walima falyatiha ngaje yitaba uwo mutumiye iyi ni hadithi yindi iri gushimangira yuko kwitabira walima abayislam kuwa gutumiye ni wajibun ni itegeko limadha kuko Rasul arategetse falyatiha uje witaba ubwo butumire wa hadha fi'l al-amr inishinga ije itegeka wal amru yaqtadi al-wujub kandi yo Allah tegetse ubwo bivuze ngo kunyuranya n'itegeko rye ubwo ubusuzuguye Allah subhanahu wa ta'ala وفي رواية عند مسلم نمين رواية من صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إنه إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يرفزه إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجيبه قمنا مرمي نا تمروا أغاهم أغاروا مري وليمة يوكوه فليجيبه وقو أتيجكوه ماذا قو أجيتما ومتميه فهنا فيه قيد muri riwaya yindi ya nyuma dusomye Rasul yongeyeho walimatu ursin ibiryo byo kuba hari ndowa yabaye fahada dalilun ili dalili kwerekana ngo agutumiye mu bindi bitari walima y'ubuku icyo gihe ntabwo ari itegeko kumwitaba ahubwo ni sunna yani niryariba umwislamu kumwitaba igihe gutumiye ku biryo bye ni igihe ibyo biryo byatetse kuko hari ndowa yabaye ibyo bita walima amma umwislamu gutumiye kuko yakoresheje aqiqa n'urugero hakika nkuko benshi babyita cyangwa se wenda yagutumiye mu mwisangirire gutyo bisanzwe kumwitaba si itegeko ni sunna dasobanutse Islam amma naho kuri walima y'ubukwe ho ni wajib ni itegeko kumwitaba abayisilamu byasobanutse yani iyo vuze ni itegeko ahangaha hagambiriwe ni walimatu ursin ni bira biryo byatetse kuko habayeho indowa amma naho umuntu agutumiye kuko yakoresheje aqiqa cyangwa se wenda hari kugutumira kundi runaka kw'impamvu runaka yakoze iwe mu rugo kabashifuza ko mwasangira ishugiye kumwitaba ni sunna si itegeko Islam byasobanutse aho biri itegeko nahangaha kuri walimatu ursin
Rasul aravuze ngo idha du'iya ahadukum ila walimati ursin, umwe muri mwe nahamagarwa kujya kurya bira biryo byatetswe kubera ko ari ndowa yabaye nikah, falyujibu, ngaje yitaba uwo mutumiye. Izi ni adilla, ni dalili ziri kwerekana yuko kwitabira uwo mutumiye muri walima y'ubukwe ni wajibun, ni itegeko, illa keretse idha wujida madha al-udhur ash-shar'i, keretse yabonetse imam bidunu islam yemera yatuma utahaboneka, ariko ubundi ntayihari ni itegeko kwitabira ubutumire bw'uwo gutumiye. طيب المسألة الثانية مسألة كبيرة، متى يجوز للمسلم نرجع بجميعكم إسلام ترك إجابة الدعوة، أعني دعوة الوليمة، نرجع بجميعكم إسلام kwanga kwitabira uwo mutumiye muri walima y'ubukwe. Nirya ribyemo mu Islam kwanga kwitabira uwo muhamagaye mu bukwe bwe mu kujya kurya bira ibiryo byatetswe kubera indowa. Yajuzu biremewe idha wujida al-munkar, igihe aziko ahagiye fiha munkarun min ahli al-walima, aho hanagiye kujya hari haram, hari ibikorwa birakorerwa byo gusuzugura Allah, kandi min ahli al-walima, byateguwe na banyiri birori, banyiri walima. Yasobanutse Islam, yani mu Islam aramutaziko abamutumiye arabizi hari ibintu byateguwe min al-munkarat, birimo kwigomeka kuri Allah n'intumwaye, kandi ibyo ngibyo byateguwe na ahlul walima, banyiri madha walima, ni wabiteguye babipanze. Kandi la yastati'u al-mad'u taghyira, kandi wowe watumiwe ukabona kutari buze kugira ububasha bwo kubihindura no kubikuraho ibyo bikorwa byateguwe birimo gusuzugura Allah n'intumwaye, icyo gihe ntabwo wemerewe kwitaba. Icyo gihe urabasuzugura, ntabwo witaba. Ukurikire kondisiyo Islam, kondisiyo zo kugira ngo ni witabe igihe wamenye ko walima bagutumiyeho fiha munkara, rwose hari ibintu byateguwe mu bikorwa by'urukozasoni Allah yatubujije, kandi byateguwe na ahlul walima, banyiri kugutumira, banyiri iyo walima nibo babiteguye. Bateguye umuhanzi uri buze kuririmba, navaho areta kurikiraho n'abandi bakobwa baraza guceza imbere y'abagabo, nabyo biravaho. Hari ibindi bintu byateguwe birimo gusuzugura Allah n'intumwaye, ibyo byateguwe n'abande na ahlul walima, banyiri walima, banyiri ubukwe. Thalitha cyangwa gatatu ukareba لا تستطيع أنت كالمدعو تغييره، wowe nk'uwatumiwe nta bubasha na n'ubushobozi ufite bwo kubihindura. idha hadarta, igihe waramukuhageze, fahuna, iyo bimeze gutya ubujijwe kwitabira buriya butumire wa Islam shar'an, mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. طيب wa amma naho igihe ibibi biri buze kuhaboneka byateguwe n'abandi bantu baje aho ngaho, ariko si banyiri ubukwe babiteguye, kuko ari al-munkar, kuko ikibi qad yakunu min ghairi ahli al-walima, gishobora kuza kidaturutse ku bantu bateguye walima. Sibyo Islam. Mithalan, urugero, ushobora kwitabira walima ahantu wahagera ugasanga mu batumiwe harimo n'umuntu uri kunywera isigara. Urugero, harimo umuntu maga uri kunywa isigara, cyangwa se mu bicaye mu batumiwe bose ukajya kubona ukabona umuntu hari urimo ari kwiyumvira imiziki kuri telefone, cyangwa se ugasanga hari urimo afite inzoga mu gacupa yashyize muri envelope ari kwinywera. Irumva icyo gihe ni munkar, icyo ni icyaha gikozwe, ariko ntabwo cyateguwe na ahlul walima, ntabwo ba nyiri ibirori sibo babiteguye, ahubwo
mubitabiriye nibo bizaniye ibyo ngibyo. Icyo gihe yani ntabwo byinjira muri kiriya cyiciro cya mbere twavuze, uko banyiri ubukwe sibo babiteguye Abayisilamu. Gusa icyo gihe umuyisilamu yagezeyo arasabwa madha kugira gute fala yamna'u hudur alwalima, ibyo ntabwo bimubuza kwitabira walima. Iyo munkar ikibi kiri gukorwa kirimo kirakorwa n'abatumirwa atari abateguye walima, ibyo ntabwo byakubuza kwitabira. Aho bikubuza kwitabira ni igihe byateguwe n'abanyubukwe. Wa huna iyo bimeze gutya Abayisilamu, icyo gihe ntabwo witabira iyo banyubukwe aribo bateguye ibintu byabo bagashyiramo ibintu byabujijwe na Allah n'Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Icyo gihe ntabwo witabira ibintu byabo. Amma naho iyo icyaha kiri gukorwa kirimo kirakorwa n'umwe mu batumiwe, fala yamna'uka madha min al-hudur, ibyo ntabwo ari impamvu yatuma utitaba mugenzi wawe ngo nuko ngurahasanga abantu bari kuhanywera amasigara kandi atari banyubukwe babiteguye. Iyi mas'ala yasobanutse Islam yasobanutse طيب. والمسألة الثانية مسألة كبيرة، ماذا يفعل من رأى المنكر في الوليمة؟ umuntu ugeze muri walima akabona ikibi gikorwa, madha yaf'alu, akora iki? Aljawab, igisubizo, man ra'a munkaran fi alwalima, umuntu wese uzabona haramu muri walima, fayanbaghi alayhi an yunkira ala man yaf'alu almunkara, ategetswe ni nangombwa kuri we kwiyama no kubuza icyo kibi kiri gukorwa kuri nyiri kugikora. Abayisilamu burya ntabwo byemeye kujya muri walima badunda imiziki cyangwa se banakorera ujamajabu ukomeze ngo wicare ngo none se ngo nabikora hiki, ngo none ngo nagira gute nabikora hiki. Yanbaghi, urasabwa kubuza munkar, ikibi ubonye muri walima ukakibuza, niyo sunna, ni nacyo Uislamu asabwa imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amma an yajlisa hakadha la yuharriku sakinan, umuntu kwicara gutya akavuga ati nakazi kabo bana bazibarizwa, ngewe ikinyenzi nuko nicaye mu mwanya wanjye kanagereze bazana ibiryo nirira nigendere, la fa'ala ma yajuz. Ibi ntabwo byemewe. Ubonye munkar, ikibi gikorwa muri walima, madha yanbaghi alayhi an yunkira ala man yaqumu bihi, abasabwa kubuza icyo kibi kuri nyiri kugikora, akabimubuza Abayisilamu lillah, kubera Allah subhanahu wa ta'ala. فقد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال، جاء muri athar yuko Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yavuze ngo, uyu Ali radiyallahu anhu umusahaba ukomeye cyane w'Islam, yaravuze ngo sana'atu ta'aman, gumunsi umwe nigeze guteka ibiryo, fada'awtu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ndangije ntumira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam kugira ngo aze gusangira natwe. Fajaa Rasulun aranyitaba araza, fara'a fil bayti tasawira faraja'a, ngo Rasul akinjira mu nzu ngo yasanzemo ibishushanyo, amafoto, ariko ateye gute n'amafoto yarafumye kushuka, yani kumwe bafuma ishuka barangiza bagashushanyaho ikintu cy'inyoni cyangwa se cy'inyamaswa, simubizi w'Islam, yani ala alqimash, kumwe bafata ishuka cyangwa se igitambaro abagore bagafumaho inyoni cyangwa se n'indi nyamaswa. Yasanze Rasul sallallahu alaihi wasallam irido riri mu muryango kwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, iryo rido ryari rifumyeho ikinyamaswa. Rasul akimara kubibona ngo faraja'a, ahita yisubirirayo direct, ntabwo yinjiye muri yo. Limadha? Lianna taswir haram, kuko ibyo ngibyo by'amafoto zawatul arwah, bya bindi bihumeka bigira roho, narababwiye ngo n'iki ni haram mu Islam. Aya mafoto y'ibintu by'ibibumbano, ibyo babajije, ibyo bafumye ku mashuka, n'ibyo bashushanije ku bitambaro, wa tasawir, n'aya mafoto yo kuri telefone na za kamera, aya yose ni haram igihe
yani ariya mafoto ya zawatul arwah yabyabi n'ibihumeka abayisilamu illa keretse ya mafoto Allah yemeye ya ngombwa kuko nta kundi byagenda uretse kugira ngo gufotora iyi si tugezemo abayisilamu kuranga muntu uzakenera ko gufotora ni ngombwa passport ugomba gutanga agafoto abayisilamu n'ibindi ngibyo nkenerwa hakenerwa ifoto kugira ngo imyirondoro yawe ibashe kuba yamenyekana icyo gihe byo biremewe bitifaqil ulama abamenyi babyemeranyije icyo gihe ifoto yo urayitanga yani ya mafoto ya ngombwa وقد قال الله تعالى الامر القرآن بيربزمي آية وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه الله يربزم ngo ibyo twagize haramu twarabibabwiye harimo n'amafoto illa ma اضطررتم إليه ngo keretse bya bindi biri ngombwa ko mubikora kuko nta bundi buryo bundi buhari sibyo bayislam iyi si tugezemo utifotoje imyirondoro yawe ntabwo yamenyekana sibyo bayislam walihada niyo mpamvu abamenyi baravuze bati amafoto ya ngombwa kuri passport kuri perime uratanga agafoto kuri mitiweli uratanga agafoto n'ahandi ngaho hahandi biri ngombwa gutanga ifoto kugira ngo imyirondoro yawe imenyekane aho niho wemerewe gutanga ifoto amma nayo ibyo kwifotoza ngo dore ndi mu mazi ndi mu bwato mu ndebe ndi hatari wagera kuri al-Kaaba ngo mu ndebe ndi hatari dore nambaye ihram dore ngo ndi Mina ndi Jamarat ndi gutera amabuye n'ibindi ngibyo fahadha haramun shar'a ibyo ni haram mu dini Islam amafoto nkayo ngayo Rasul baramutumye muri walima Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu Rasul hageziwe asanga irido riri mu muryango bafumyeho ikinyamaswa inyoni cyangwa se n'ikindi kintu faraja'a Rasul sallallahu alayhi wasallam ayita asubirayo direct ayita yisubiriwe mu rugo wa muhindi riwaya عن علي رضي الله عنه أيضا ننوني علي رضي الله عنه يرفزه جاء يقول حديث يوكو أن عليا رضي الله عنه صنع طعاما وعلي ننوني يجز بتيك برجو ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أتمر رسول صلى الله عليه وسلم فحضر وجاء رسول غريب تبرغوس ومتمر أرنا هذا أرهجر إيوه فرأى تصاوير في البيت ورسول ينجي منذ غسانمو اما شوشو يبدابي لي بهميكا فرجع غيت الصوير رواه ابن ماجه حديث يجن ابن ماجه المجتمع سنن ابن ماجه وزاد ابو يعلى ابو يعلى يونجي يمو يفوق جريتي وقال علي رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه يشجيه يسفوغو فقلت ونيسفوغني يا رسول الله yewe ntumwa y'Imana ma arja'aka bi abi anta wa ummi ya Rasulullah kusubiyeyo ugezi wanjye usubijweyo n'iki ya Rasulullah ngo Ali ni ko yasabira Rasul sallallahu alayhi wa sallama qala Rasul aranji Rasul zango inna fil bayti sitran fihi tasawi ngerega igitumye nsubirayo yewe Ali nuko iwawe mu nzu harimo irido rishushanyijeho cyangwa se rifumyeho bya bindi bihumeka kandi ngewe iyo nzu nabona ikandagiramo inzu irimo amafoto niko Rasul yabwiye Ali radiyallahu ta'ala anhu wa fi riwaya 'inda an-Nasa'i no mu yindi riwaya yakum mujtawa Imam an-Nasa'i qala Ali radiyallahu anhu yaravuze ngo sana'atu ta'aman bunigeze guteka ibyo kurya فدعوت النبي صلى الله عليه وسلم قلنا جنهمير إن إيمان محمد صلى الله عليه وسلم فجاء ودخل ورسول رازوان أراني جر منذ فرأى سترا فيه تصاوير رسول جر منذ أولا إريدور ششان جو إبهمك فخرج ديت السوق درك صلى الله عليه وسلم وقال أراني جاء يرنغو إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير قبا ملائكنا قوجب ينجر منزو إما نتسمو أما فوتو قل رسول صلى الله عليه وسلم يهيس أمغيرا فدل ذلك على أن وجود المنكر من أهل الوليمة يمنع حضور الوليمة
izi dalili zose zerekanye yuko Islam igihe banyiri gutegura walima mu kuyitegura kwabo harimo munkarat ibikorwa birukoza soni no gusuzugura Allah n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam giyo ni impamvu ikomeye cyane ituma iyo walima ititabirwa ubwo bisobanuye ngo icyo Islam nuwo yigezemo afite haki yo kwita yahagurukira kigendera Rasul wa Islam wallahi izi hadithi zirakomeye Rasulu ikimuteye gusohoka kigendera niki ni rido abonye rishushanyijeho zawatul arwah ibintu bihumeka fakaifa bimeze gute babandi bajya mu makwe akicara umuhanzi akaza agaceza naam indirimbo bakadunda ugakomeza ukicara ngo haguruka ngo byagaragara nabi hada dhaf wallahi ugulu dhaif munkarat hadi ibikorwa ngibi ntabwo ahantu nkaho ngaho mugomba kuhicara izo walima zirimo kudunda b'imiziki Allah arimo gusuzugurirwamo ubibona wallahi bakazana abahanzi udukobwa arabo bita ngo bari bimasoro abakobwa bakaza bakinyonga bakambara ubusa imbere y'abavyeyi ugakomeza ukicara ngo gatubona nabi rimwe na rimwe cyangwa kuvuga ngo shero nakasika haribe ko katarahaguruka ukareba shehe ntabwo ari dalili muri ibi dasobanutse Islam ngo wallahi ngo dore umuntu agira ubukunga rahari nawe namagurutse biragenda gute ahita yimafata nabi kandi yanumiye kanicare ngewe basi atabona ko namusuzuguye ubwo azibarizwa ku munsi w'iberuka nakazike ibitwe twarabimubwiye ntiyumva ya akhi icyo gihe urahaguruka live ariko kureba ukagenda Ahmad bin Hanbal yaravuze ngo umuntu uzagutumira mu bukwe muri walima ye ukabona zanyemo gusuzugura Allah na Rasul mu maso yawe ubwo abakwirukanye uhituhaguruka ukagenda yani wallahi abakwirukanye sibyo Islam kuko iyaza kukubaha yari kubanza yakubaha nde Allah subhanahu wa ta'ala fa'ala kulli hal Islam walima yani madha igihe harimo gusuzugurirwamo Allah subhanahu wa ta'ala icyo gihe arahaguruka akigendera nkuko Rasul nawe asaza amafoto ye kwa Ali radiyallahu anhu yamutumiye ku biryo bye Rasul akimara kubibona Isa ahaguruka arigendera asigana mubwiye aramubwira ati innal malaikata la tadkhulu baytan fihi mala tasawir ngo burya abamalayika ntabwo binjira mu rugo rubamo amafoto bamanitseho no mu Islam hari ingo ziri kwaka ijoro n'amano kumbi ni baraka za Allah zitazirimo bitewe n'ibyo bamanitse mu mazu yabo yakubona ukabona umugabo n'umugore ifoto yabo y'ubukwe baragiye bayikoresha nini bayigira nini barayipanura bayimanika muri salo iyo nzu uzamenya ngo wallahi na mumarayika bakandagira rimwe na rimwe ukabona hahoramo induru zidashira kubera icyo urugo nta baraka za Mwenyezi Mungu zirimo ntabwo rugendwa n'abeza mu biremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala fa Rasul niba yarasohotse kubera yuko abonye haramu mu rugo rwa Ali fa kayfa bimeze gute noneho weho ujya mu bukuru no barabikubyiye yango batumiye umuhanzi runaka uzaceza sinzi torero runaka rizaririmba n'ibindi ngibyo cyo gihe urahaguruka ukagenda lillah kubera Allah subhanahu wa ta'ala na nyiri walima mwazahura akakubwira ati waransuzuguye ukamubwira ati ahubwo ni wowe wansuzuguye ntabwo nari nzi ko wankora biriya bintu ukamamagara ugasuzugura Allah mu maso yawe aho ukaba ari umubwira Islam kamubwira ati umuntu mubi waransuzuguye rwose ntabwo mbereye mwiza wowe uranumira mu bintu byawe warangiza ukanzanira abana b'abakobwa bambaye ubusa ngo nibo baje kunshezereza kuri mubwira ngende mu Islam usari gatanu ku munsi nubaha Allah nubaha Rasul wewe ibintu byawe ntumiyemo nibyo gusuzuguramo Allah n'intumwa ye ukabimubwira ukanamubwira ati n'ikindi gihe uzongera kuntumira wateguye biriya ntabwo nzakwitaba hada ibi iyo abantu tubivuze abantu bana baje muri iki gihe bafite amarere amashagaga ngo gosi ngo bitwaye kwicara ukumvira umuziki ya ikhwan hada dinullah izi hadisi ubu ntabwo ziri mu bitabo hada dinullah iyi dini ni Allah subhanahu wa ta'ala lam na'ti bi jadid nta kintu na kimwe gishya tuzana nta dini rishya twazanye ahubwo twaje kugarura abantu kuri sunna za Rasul sallallahu alaihi wa sallama
المسألة الثالثة والأخيرة مسألة قلت لنا يا نما إذا كان عند الإنسان عذر إجي أمونزا وفت إمام فو يمون الدين الإسلام إيهاري إيمان فو إيجوجيه نامبو أفته uburenganzira shar'an mu dini w'Islam ko titabira iyo walimu izo mpamvu nizihe kamaradhi urugero mu burwayi icyo gihe n'izindi mpamvu zitameze gutyo zatuma umuntu atitabira icyo gihe icyo yatitabiriye ahubwo bimuryoza igihe impamvu yagize ari ya mpamvu dini w'Islam yemera طيب ضابطها igikusanyiza impamvu ni ikihe qala al-ulama abamenyi baravuze mu Islam abamenyi baravuze bati ya mpamvu idha kana ma'dhuran bil a'dhar al-musqitati li salati al-jama'a goza mpamvu busanzwe zituma umuntu yemererwa gusarira iwe mu rugo igihe gize imwe muri yo zira mpamvu zituma umuntu adashobora kubaza gusari salatul jamaa mu musigiti kubara yuko yagize imwe mu mpamvu muri zo mpamvu no kuri walima nuko nguko abayislam mwumvishe ukuntu dabitwa yani impamvu wagira ubusanzwe igatuma wemererwa gusarira iwawe mu rugo ntuze gusarira ku musigiti muri jamaa uri umugabo izo mpamvu ni nazo zemewe n'idini w'Islamu zatuma utitabira walima kuwa gutumiye ntubone icyaha imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala sibyo Islam urugero kan marad nk'uburwayi murabizi yuko iyo umuntu arwaye yemerewe gusarira hehe mu rugo ntaze ku musigiti igihe ari umugabo sibyo Islam kuko al marad n'udhur shar'i uburwayi ni impamvu idini w'Islamu yemeye yatuma umuntu adasarira muri jamaa agasarira iwe mu rugo ubwo niba kurwara byatuma utaza mu musigiti muri jamaa ukaba mudini wemerewe gusarira iwawe kuko wagize uburwayi wa hakadha ni nuko kuri walima warwaye nabwo si itegeko kwitabira iki walima byasobanutse Islam wal khawf urugero nk'ubwoba mu bihe by'ubwoba murabizi neza yuko umuntu mu bihe by'ubwoba yemerewe gusarira hehe mu rugo uguramutse hari ibihe by'ubwoba urugutinya mayira n'ibice byose ko wagirirwa nabi nabwo iyi ni impamvu yatuma utitabira walima wasafar cyangwa se safari murabizi neza yuko Islam iyo umuntu ari ku safari si itegeko kuri we gusara iki muri jamaa sibyo Islam kuko ni musafiri ubwo nabyo iyi ni impamvu yatuma umuntu atitabira iki walima yani uramutse uri hehe ku safari umuntu aragutumiye isafari iba udhur shar'i impamvu yemewe n'idini yatuma utitabira walima nk'itegeko sibyo Islam aywa yani liqawli sallallahu alayhi wasallam kuko rasul yaravuze ngo idha marida al-'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima buryo umuntu yarwaye cyangwa se akora safari ngo angategeka abamarayika yuko bamwandikira ithawabu zuzuye zingana kwa kundi yabikoraga atari yarwara cyangwa se ataraje safari nibo sariraga muri jamaa gatanu ku munsi w'umwislamu ukarwara burya iyo usariye mu rugo Allah ategeka abamarayika yuko bakwandikira ithawabu zingana nk'uwasariye mu musigiti nta kintu kimwe kigabanutseho byasobanutse Islam yani za mpamvu mumvi qaida iniyo formule impamvu zose zatuma udasariya jamaa mu musigiti kandi uri umugabo kubara yuko wagize imwe muri yo izo ni nazo mpamvu zatuma utitabira walima igihe wagize imwe muri zo byasobanutse Islam aywa wakadhalika aidan nanone mu mpamvu zatuma utitabira walima zemewe n'idini w'Islam idha kana fiha ad-darar nanone igihe muri yo walima harimo ukugorana igihe walima yateguwe harimo ibintu by'amananiza no kugorana icyo gihe nabyo fa innahu yasqutu wujubu al-ijaba idha kana la budda min ad-darar icyo gihe nabwo kwitabira iyo walima bivaho ntabwo bibitegeka kuri wowe igihe harimo ingorane n'amananiza kuri wowe mithalan urugero ka an yakunu yani sayasharu mathalan urugero nko kuba
walima yateguye mu gicuku bararari nkera urugero abantu bateguye walima saa 7 z'ijoro ngo walima ntibiratangiye ubusanzwe saa 7 z'ijoro abantu baba biryamiye abislam ntabwo babiryamiye uteguye walima yawe saa 7 z'ijoro ubwo ngewe urukubona izo saa 7 z'ijoro ngenda zamu byawe nijyame ryari urumva urananije sibyo islam naam urananije cyangwa se walima yawe wayisize nijoro walima ngiratangira saa 2 z'ijoro kugeza saa 3 saa 4 saa 5 kandi wowe ijoro rirakugora nijoro ushaka kwiryamira uryama kare muri gahunda yawe birakubangamiye icyo gihe yasqutul wujuh ikitwa kwitabira walima nk'itegeko kuri wewe icyo gihe bivaho ushaka ntiwakwitabira kuri alimadha kubera impamvu anna fiha madha ad-darar kuko bazanyemo amananiza bazanyemo iki amananiza n'ibikugoye amma naho igihe walima bayiteguye ku manwa ariko wandi bibuze gukomeza mpaka na nijoro icyo gihe utegetse kwitabira iyo ku manwa yani مثلا bateguye ngo walima iratangira بعد العصر بعد صلاه العصر bageze saa 3 z'ijoro saa 4 icyo gihe wowe witabira manwa ubwo nibigira magharibi witubitaye ubwo basige mu byaha icyo gihe bibitegeko kuri wowe kwitabira manwa ariko ijoro ntabwo bibitegeko gasobanutse islam yani مثلا ibi ni bimwe mu byerekana yuko walima ni itegeko ariko baramutse nanone bazanemo amananiza n'ibikugoye n'ibikubangamiye icyo gihe icyari itegeko kuri wowe kivaho ariko baramutse bayishyize ku manwa ariko birakomezana nijoro naam iyo walima icyo gihe witabira igice kimwe cy'amanwa hanyuma ijoro muryitabire igihe uri muri babandi ijoro rigora dasobanutse islam ibi hadha ma tayassara lana ibi nibyo Allah dushoboje kuba twategura kugira ngo twige kuri uyu munsi dusabe Allah subhanahu wa ta'ala an yufaqihana fi dinihi aduhe gusobanukirwa idiniye wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.